nari mvuze ngo Imana ibahe umugisha. Ndavuze ngo korali Imana ibahe umugisha. Amen. Bisatura babwiye ko iyo umuntu ahagaze ahera akabasabira umugisha niwakire burya ntabwo wakire. Byo ni ihame. Iyo mvuze ngo Imana ibahe umugisha n'uvuge ngo amen, ubuhombye. Mwakoze ku ndirimbo nziza. Imana ibongere impano. Amina. Nejejwe n'uyu mwanya mwiza turimo n'abashyitsi batugendereye. Hari abo tutaherukanaga, umukobwa wacu Rurabo, Imana ivuhe umugisha kubwo kuza, yatuzaniye n'umushyitsi. Urabizi ubushize twaramushyingiye, yaje azanye n'umwana. Mbese murumva tutarungutse? Amen. Ubushize twaravuganaga ambwira ati rwose nimba mukiri nzaza, ati kandi binamundira nzajya no mu ishuri ry'abitegura. Amen. Ese murumva atari umushyitsi mwiza? Mugumye rero mumufate neza kugira ngo izanagende neza. Imana rero ibahe umugisha. Tugiye kwigana uyu munsi. Ndashimira Imana kubw'uyu mwanya mwiza. Uyu munsi ni umunsi w'ifunguro ryera. Ndatekereza yuko abantu muri buhuguke kugira ngo twigane amagambo uyu munsi twateguye. Ku munsi w'ifunguro ntabwo tugenda ducamo ibintu cyangwa tubirenge hejuru ngo twihute. Ku munsi w'ifunguro tugenda gakeya tukiga ibintu byinshi. Wenda tuzabigabanya ubutaha, ariko ku ifunguro turiga tukarya n'ifunguro. Haleluya. Amen. Ubwo rero ntihagire unyeganyega cyangwa batekereza bindi byahariye, ibindi byose mu bisige. Reka dusenge. Mana yacu uri mu ijuru, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu tugirira no hamwe cyubahiro. Amagambo tugiye kwiga ayoborwe na Mwuka Wera kugira ngo twumve icyo Umwuka atubwira mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ijambo ry'Imana ritubwira ibyerekeranye n'ifunguro ryera. Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko ibi ntabwo yari ibintu byo kujyaho impaka, ahubwo yari komanda, yari itegeko. Arirahira arababwira ati nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri wanjye ndetse nimunywe n'amaraso yanjye, dusomere hamwe, nta bugingo tuzaba dufite muri twe. Iri ni itegeko. Nicyo nashatse guheraho ngo ufite umugambi wo kuza kugenda abigabanye mbere yuko nigisha, abikaze rimwe. Ufite mu mutwe ati musinjya ku ifunguro bitewe n'impamvu, uwo mugambi ntabwo ijuru riwemera. Aho ijambo ry'Imana riravuga ngo urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aguma muri jye, maze nanjye ntagira gute? Aguma muri we. Reka tubivuga ariko, aguma muri jye nanjye ntagira gute? Aguma muri. Kugira ngo rero ugume muri Yesu, ni uko ugomba kuza kujya ku ifunguro. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo imbaraga zirindwi dukeneye kugira ngo ugume muri Yesu. Bishoboke we kugwa uvamo ugaruka ugenda ucika intege, wumva iby'Imana wabyanze, wumva wabivuyemo, wumva uyu munsi udahagaze, wumva usenga bitagendaho. Ukeneye izi mbaraga zirindwi. Hari nyinshi, ariko nahisemo imbaraga zirindwi. Imbaraga ya mbere, ukeneye imbaraga yo guca bugufi. Haleluya.
Yesu yahagurutse aho yariraga umunsi yaragiye kubagaburira, maze afata umwitero we arawukenyera, afata igitambaro yarakenyeje, maze yisukira amazi. Yohana 13 ku murongo wa 4 na 5. Yesu yafashe umwenda ntawe umuhereje, yisukira amazi ku mbehe na yarayihereza, maze atangira koza ibirenge by'abigishwa ndetse aranabihanagura. Ababigishwa bari bafite ikibazo cy'uko bari binjiye muri uwo muhango, batangira noneho kubazanya ngo ninde mukuru. Abati jewe ngiye kubyoza agamba jareta chamazi ndamutse nogeje osikari yanzuzura. Noneho Yesu areba mu mitima yabo asanga nta kwicisha bugufi bafite, maze Yesu ubwe agira gute? Araboza. Yohana 13 ku murongo wa 14. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi munyita shobuja ndetse ndi n'umwigisha ndi rabi, niko nawe mukwiye kugira gute? Kubyozanya. Dusomere hano mukanguke. Ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi umwigisha wanyu, niko nawe mukwiriye kubyozanya. 15. Maze rero mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko nayigize gute bakore. Itorero rimwe twasengeragaho ry'abarangirangi, nari umukuru w'itorero icyo gihe, ariko buriya Imana yangiriye neza amaso matoya, niyo mpamvu ndeba ibintu byinshi. Umunsi umwe mbona umuntu agiye ku ifunguro kandi atozanyije ibirenge. Nahise njya kumva umucyo. Igihe cyose ugiye ku ifunguro utozanyije ibirenge, uba ubikoze igice, kirazira kikaziririzwa. Niba warigeze ubikora Imana ikubabarire. Yesu aravuga ati ubwo mbikoze namwe mujye mubikora. Uyu munsi turabikora, turi bwozanye ibirenge. Ukeneye rero imbaraga yo guca bugufi. Iyo umuntu aca bugufi, umunyamigani yarabivuze 22 ku murongo wa 4, aravuga ngo umuntu uca bugufi ngo afite ingororano 3. Mu ndebe hano nzibabwire 22 ku murongo wa 4 imigani ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ya mbere ni ubukire. Musubiremo, n'ubukire. Niki? N'ubukire. N'ubukire. Ingororano ya kabiri ni icyubahiro. Ngo niki? N'icyubahiro. Kandi bazahabwa n'ubugingo buhoraho. Muri uwo muntu uca bugufi ukajya kwishyira hejuru, ntabwo Imana izaguha kashi, ntabwo Imana izaguha icyubahiro n'ibishyira hejuru. Abantu benshi bishyira hejuru bashaka ko bahabwa icyubahiro. Reka da, iyo ushaka icyubahiro uca bugufi. Niryo bantu, iyo uciye bugufi baguha icyubahiro, ariko iyo wishyize hejuru baguca amazi. Mu mvugo ya n'iki gihe Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ati kubyo gukunda bene data, ati rwose mukundane, ariko nibigera ku bintu by'icyubahiro. Abaroma 12 murongo wa 10 ati kuby'icyubahiro umuntu agira gute? Ashyira imbere mugenzi we. Yongera yandikira Abafilipi 2:5 ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nguwo nubwo afite icyubahiro mu ijuru, ariko ntiyatekereza kugumana n'Imana n'ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yicisha bugufi, afata kamera k'umuntu, araza arapfa, ndetse urupfu rwahe rwo kumusaraba. Abwira mugenzi wawe uti ukeneye Imana yo kwicisha bugufi. Ukeneye Imana yo kwicisha bugufi. Ko utabimbwira se? Iyi ni Imana ikomeye. Wewe ukeneye Imana yo kwicisha bugufi. Hari abatabibwiranye kandi no muri korali mu bibwirane na korali kirajyaza muturi.
dukeneye Imana kwica ku poste mwibwire poste mwibwire nande wese dukeneye Imana kwica mu imbaraga ya kabiri dukeneye impano yo kwihana. Iyi mbaraga yo kwihana turayikeneye. Luka 15 uwo mwana aramubwira ati mwana w'ikirara w'icyangazi aramubwira ati data uyu mwana yaragiye arya imitungo yose bamuhaye arangije aramutereka ko asubire kwa data ati rero data nacumuye ku Mana yo mu ijuru ndetse ncumura no mu maso yawe ibinkwiriye ko ngira gute nitwa umwana wawe mpindura nk'umugaragu wawe byihuse. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane iki dusomere hamwe muzane iki umwenda uruta iyindi maze mugire gute muwumwambike muzane n'iki impeta mwishyire hehe urutoke muzane n'iki n'inkweto muzimwambike hehe ku birenge. Hari ibintu Imana ikorera umuntu wihanye neza. Kwihana ni iki? Ni ukubabazwa n'icyo wakoze ukacyatura mu izina ntujye kwishyigikira ukiyuzuza n'Imana ndetse n'abo wahemukiye kandi ukabizinukwa. Hari ikintu rero kimwe bibiri bitatu Imana ikorera umuntu wihanye neza. Atuma abagaragu be arababwira ati mugende muzane umwenda uruta egera hino. Yari yambaye imyenda y'ibizinga kuko yarabyiniye amafaranga. Atuma abagaragu be mugende muzane umwenda. Uyu mwenda ni ugukiranuka kwa Yesu. Haleluya. Amen. Iyo Imana wihanye neza ukayisanga bimwe batubwiraga mu ndirimbo irakwakira none ikakwambura imyenda y'imikara y'ibyaha ikakwambika gukiranuka kwawe. Icya kabiri bajya bambaye impeta. Igize amahirwe. Yes. Icya kabiri ako icya rero ne hakaraje hariya warakoye kubivuga ufite vuga ati yes. Okay. Iyo umuntu yakowe rero umukobwa nawe nahagarara ntabwo nzi iwacu ko bigenda wenda gira gutya turere suhuza. Amen amen. Iyo umuntu yakowe bamwambika ikimenyetso cyuko yakowe. Haleluya. Ariyo mpeta. Ita mu bundi buryo iyo maze kwambara gukiranuka kwa Kristo ikimenyetso cya Mwuka Wera ari cyo gihango ugirana na Kristo. Haleluya. Icya gatatu iyo wamaze kwambika gukiranuka ugashyirwaho Mwuka Wera wambara inkweto arizo butumwa bwiza. No kuvuga ujya mu murimo uhabwa akazi kandi ukagakora neza. Niba uri umuririmbyi nturirimbe wicwiraguraho bagukurura uzaze muri repetisiyo. Niba uri umucuranzi ugacuranga ubishaka. Niba uri umudiyakoni niba uri umukuru w'iki simbizi. Ibintu byose umuntu wakiranutse abikora ari ubuzima. Murumva ubuzima abikora ntawe umuhase ahubwo biba bimurimo. Haleluya. Ibi rero Imana ibikorera umuntu wihanye neza. Mu Kinyarwanda mu Kirundi ntabwo nzi kujya mugira n'umugani. Mu Kinyarwanda tujya tugira imvugo muravuga ngo umuntu agwisha ko kwanga ntabwo ko bizi. Abarundi murabigira? Yeah. Nabo murabigira burya mukwiye gukizwa rero. Kuko ibi bintu biba mu Kinyarwanda ndetse Abarundi bo badakira. Ibi bintu byacu Abanyarwanda n'Abarundi bikwiye guhinduka.
ngo umuntu agwisha ko kwanga wowe ukamwisha nawe kwize gute maze tukibanira cyo tukarya n'ifunguro tukanaririmba tukabana no mu rusengero ariko ndabizi kunyanga ariko narabiguhije ibi bintu bikwiye guhinduka bene data. Haleluya. Ibi ntabwo bikwiriye. Dufite indirimbo ivuga ngo yaguzwe amaraso y'intama, cunguzwa imbabazi ze, ngo ubu ndi umwana wayo rwose ntabwo ntazagera gute. Ubwo si yo ndirimbo dukwiye kuririmba kandi tugifite utwo tw'imigani. Bibuka tugomba guhinduka, note guhinduka ku rurimi ahubwo guhinduka no mu bikorwa. Haleluya. Rero Petero muri uku kwihana amaze kwihakana Yesu 26 Matayo 25 Petero yimuka ijambo Yesu yaravuga ati kandi wowe Petero ingoga itarabika uri mu nyihakane kangahe? Gatatu. Petero musiyo yakoze. Petero yasohotse arira cyane, yishwe n'agahinda, yicwirabura ati koko Mana bigewe waha. Petero muribuka ko muribuka ko ari wavuze ati uri Kristo umwana w'Imana. Murabyibuka muswa Petero yari intwari muri ziriya ntumwa zose. Aravuga ati nk'ubu icyo ngoze ni iki. Niyo mpamvu mbere yo kurya ifunguro byanditswe biratubwira ngo 11 Rwanda rw'abakora 28 nuko umuntu yinira yisuzume abone kuza ku meza y'Imana, abone kurya. Mu Kirundi abavuga ngo umuntu yibaza bivuge cyane. Mu Kirundi bavuga ngo umuntu yibaza uko ameze, niko mu Kirundi havuga. Urebe byari byose, amanyanga yose, nabyo dukora byose maze wihane uze kumeza. Imbaraga ya gatatu dukeneye kugira ngo tugume muri Kristo, imbaraga yo kubabarira. Tubivugira aho kugira gute? Kubabarira. Imbaraga ureke. Yesu aravuga ati Data tubabarire kuko batazi icyo bakora. Luka 23:34. Aba bantu bamuteraga amacumu, bamutukaga, aba bantu bamushiraguragaho, bamukubitaga, bamwihakanye, n'abantu yari yaragaburiye imigati. Mubyibuke, n'abantu yari yaragiriye neza, n'abantu yari yarakirije bene wabo, n'abantu yari yarakoze ibitangaza byinshi muri bene wabo, ariko bamukorera ibyamfura mbi. Arangije we ntabwo yigeze abireba, ahubwo arabababarira. Aravuga ati Data ubabarire ko batazi icyo bakora. Ndayambibira ibanga mu ndebe babwire. Iri sengesho Yesu yasenze ari ku musaraba yari arisengeye twese abazamwizera. Ntabwo mucyumvise. Isengesho Yesu yasengeye abantu bose avuga ati Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Iri sengesho yari arisengeye abantu bose bazamwizera. Haleluya. Ni nayo mpamvu yaravuze ati igihe umuntu yapanze yakugiriye nabi ujye umusengera kuri ye. Abanyabyaha bose bari bakuye muri iri sengesho. Ujye uvuga uti ubabarire. N'aba bandi bari bakwishe umuyobozi, rira sengesho n'ibyaha. Igihe urarya ifunguro uribasengera, ubabarire. Paulo abwira Abefeso 4:32 arababwira ngo mugirirane neza, mugirirane imbabazi, maze mubabarirane iki? Mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye binyuze muri Yesu Kristo. Buriya Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga twebwe tukiri abanyabyaha. Niko Paulo yandikiye Abaroma 5:8.
kandi arongera avuga amagambo Pawulo mu Efeso igice cya 4 aravuga ngo ntimugategereze ko bwira kugira ngo mubabarirane ngo izuba ntirikarenga ukirakaye. Hari abantu barakariye abantu bavuye i Burundi barakaye no mu Rwanda n'uyu munsi baracyabarakariye. Abo bantu murahari? Yego Yesu. Uruno byaje mu Cyongereza. Umuntu akakugirira nabi mu Rwanda ukaza umucitse n'uyu munsi ukawukimurakariye. Kandi warangiza ukajya usenga uti data wa twese duhane imyenda yacu. Ndashimira Imana, hari umuntu muvandimwe ejo yarambwiye ati muyobozi tinagutije amarande ku rusengero si wayanyishyura kandi ejo tugiye kujya ku ifunguro. Ubu ni umuntu mwiza. Jewe kuko mfite imirimo myinshi hari igihe mwaka amarande 40-50, ariko ubwenge bwanjye ntabwo bwabwibutse. Ariko kubera ko afite umutima w'imbabazi aravuga ati uyu muntu ashobora kuba yaranyamuye, wihanga ntabwo barakumenya cyangwa se yarabyibagiwe, ariko singiye kujya ku ifunguro ndi kumutekerezaho senkani yanjye. Nayamuhaye kugira ngo twiyuzuze. Amen. Mu gihe rero ntuzategereze ku muntu ngo njye natanze imbabazi ngo urumva njyewe yaramvuze niwe wabanje natanze imbabazi nzarinda apfa namubabariye. Urumva nzarinda upfa birasobanuye iki? Nzarinda ndimbuka namubabariye. Kandi icyo mucyumvise n'ibintu yankoreye akaragira gutya murabizi neza si we wabikoze, njyewe ntabwo nzamubabarira, nzarinda apfa najya mu gitaka ntabwo nzamubabarira. Birasobanuye ngo uzarinda urimbuka utamubabariye. ariko ngo muri kubyumva, ntuzategereze kubabarira muyobozi umuntu arukabisha imbabazi, kuko Yesu yaravuze ngo nimutababarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru ntazagira gute azababarira. Ntimuzategereze rero kubabarira abantu agomba uko babasabye imbabazi. Hari abantu utari badasaba imbabazi. Muri hano mu rusengero murahari ari umuntu une wamwumvisha ibyaha bye karindwi atagusaba imbabazi. Abantu murahari ugenda akansaba imbabazi, ugenda gutamubabarira, ugewe urumurabona ibi birankoreye, uyu mugore gashatse. Abagore bo ni beza, abagabo ni cyo kibazo. Abagabo sike kibazo ra? Yego. Abagabo twe kibazo. Waza twe kibazo. Wewe ni umugabo akorera, genda gutamubabarira. Papa yanyu telefoni. Kubabarira iri ni itegeko mbere ko tujya ku ifunguro. Ni itegeko nagari tuburo kujya Imana, sibyo mefi, nagari Imana ni itegeko. Nimugende. Yesu amaze kuzuka yabwiye bajya abagore arababwira ati nimugende mubabwire tuzahurigarira kandi mubwire na Petero. Murumva icyo Yesu yarakoze, kubera ko Petero yari yamwihakanye. Yavuze ati Petero ninamushyiramo ari bugere gute, ntabwo azahura nanjye. Bibiliya tubwira umunyabyaha ntawe umwirukanye. Buriya n'ubu asohotse hanze afite ikintu yishimye. Ndimo nigisha ababatijwe, umwe muri barambwira ndi kumubabwira iby'ifunguro yakoze brada hari
amwe ati twebwe i Burundi iyo utagiye kwifunguro barakwandika ati umukuru w'abadiyakoni wowe abantu batajya kwifungura ntabwo utabivuga uyu munsi ntabwo bandika bagiyeho bandika batagiyeho musabaze Ariel Thomas agarara niyo wabimbi hajya wasengeraga kuri etorero Ingozi abantu b'Ingozi babikurikira bashobora kuba n'abandi bose ariko byagenda sibyo ngo noneho iyo bibaye kabiri gatatu bagwigihana bagushyira mu bugari bari tugiye kuzajya twekurimentinga biturutse iwacu wakoze you know why umunyabyavuga ntawe umwirukanye tugiye gusangira na Yesu ariko ati nimutaryaho ntabwo muzafite ubugingo wowe uragiye nyuma y'amezi 3 uragiye ageni nyuma y'amezi 6 yawe uragiye ugabaye umwaka wose utajya hehe ufite ikibazo icyo kibazo toro rigomba kukimenya ufite icyaha wanze kureka imbaraga ya kane kuko itorero rikura tugenda hari ibintu twiga umuntu aracika tukamureka bwacya ubutaha tukamureka bikaba gatatu kane uyu munyabyaha uri mu masaka mazima agomba kuza akavuga wayo atasangira n'abandi yes n'umucyo nakuye mu cyumba hano ariko biri mu byinshi imbaraga ya kane dukeneye imbaraga yo kutiyizera abigishwa bicaye babwira ko Yesu kuko urebera ugiye gupfa turi bote byiri turakurwanira we aba abacenge turabakubita Yesu ababwira gute ati siramasi Yohana 10:8 maze Simoni ntabwo byatinze nubwo Yesu yabwira ati zo muzijyane ziramaze weza afata inkota straight atangira guca amatwi sebura n'ugutwi yaragiye gucamo ngo maze akubita ugutwi k'umugaragu witwaga nde uriya mugaragu yarahanitse Maruko abajeni bibabaza mu kizabo mukabinanira nzabahazera umuntu Petero yaciye ugutwi yitwaga Maruko niko muri Bibiliya handitse musome amuca ugutwi nuko Yesu abwira Petero ati subiza inkota mu rwubati rwayo ese ubu igikombe datamaye urashaka ko nakinyweraho Petero yari yizeye inkota muri umutunzi wari wizeye kashi muramwibuka ngo yujuje ibigega bye arangije akomanga mu gituza ngo umutima wanjye ngira gute ngo nezerwa ngo ubu none ugiye kurya wicaye ngo nta kibazo Imana yamubwiye gute ngo iri joro shamwe kuzajya mwiyizera we kuzamwiyizera imodoka iragenda zikagenda abana umugore ibintu byose ibi byose ni byiza mama Michelle yababwira none bagatwara muzamwiyizera ukiyizera ejo ugafatwa n'ikintu ejo bakakwiba muzamwiyizera Goliyati yari yambaye intwaro nyinshi ariko Dawidi aramubwira ati ngewe biteye mu izina ry'Uwiteka Imana yacu haleluya tujye twizera Imana yacu Umunyezaburi 20:8 weravuze ngo bamwe biringira amagare abandi biringira iki amafarashi
ngo ariko twebwe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Pawulo yandikiye Abagalatiya 6:14 aravuga ngo ariko jyewe sinkirata ikindi keretse umusaraba wa Yesu umwe yabambweho. Indirimbo yacu iravuga ngo Yesu nkomereze ku musaraba wawe hanisopiteshaho ivanywe dukeneye imbaraga kudahora revenge. Is there revenge? Yeah. What's Icyongereza? Revenge. Yeah. Kudahora. Nanjye yari ifite inyikanye, nanjye naguze ikimodoka cyiza, nanjye ntabwo nzamutwara maze ndebe. Iyo ni revenge. Yanyibye kuri pizza y'Young People, nanjye papa yanguriye phone, ntabwo rero azakina game. That is a revenge. Iwacu hari umukuru w'itorero, mugenzi we rero baza kumukuraho, avuga ati yanyimye amabara. Yari umukuru w'itorero ucuruza amabara, muvuze bamwe bamumenye. Ati yanyimye baro kandi ibintu byashyushye, none ni njyewe bagize umukuru w'itorero. Ntabwo azongera kubwiriza kuri ruhimbi abivuga muri pati. Ati nasubira kuri ruhimbi timusanganye. Yanyimye amaparosha, amabaro yavaga i Bugande. Numva azanye ibintu byo mu mujyi muri business abizanye ku ruhimbi. Muzi cyabaye? Iyo ukoze revenge, Imana irakureba ikaguseka. Uyu muhungu yimye kuza ku gatuti, yagize amahirwe abona noneho umwanya wo kujya mu matorero. Aragenda mu busitani. N'uyu munsi ntabwo wamushyikira. Uwo mwaka yamaze yarimwe kuza ku ruhimbi, nibyo byamuzamuye kuko yabona umwanya wo kujya kubwiriza abandi bamukeneye. Mu gihe ushaka kwihimura ku muntu ngo uzamwima akazi, uzamwima connection, uzamwima wate, uzamwima amakuru, uzamwima iki, Imana hari igihe ikorera mu bandi bantu akibonera akazi keza karenze ka kandi wanze kumuhesha. Urumva Imana ukuntu ikunda. Kudahora. Yesu baje kumufata,
turashaka Yesu w'i Nazareti. Niba mushaka ati ni njyewe, muzi cyabaye bose kubera umucyo. Iri jambo ni njyewe, niryo yabwiye Mose ngo ndi uwo ndiwe. Murabyumvise? Yaravuze ngo rega n'ijya Mana ngo umucyo uturutse mu Mana niko wifuzwa byose uvuga, maze uragenda urabakubita urabarasira bose leta bapfa. Yesu arabazura ingabo zije kumufata z'abaroma ngo bagendeje umugongo, maze amaze kubabwira ati nige bagenzi umugongo. Yohana 18:4-7 bose bagwa hasi. Nuko yongera kubabaza ati ariko murashaka nde? Bati turashaka Yesu w'i Nazareti. Ati ni njyewe. Bamukora icyabaza. Yesu yashaka ntabwo bari kuguma hasi. Imana yakutubwije. Please rwose uzajya uhora. Niba Imana yakuzamuye kubera ko ibi ngibi ni igihango tugiye kugirana na Kristo, ndetse twanagiranye nawe igihango mu cyacyo bavuze bazabasobanura. Jarumva murabangura ni mu mwanyi wanjye, nenda ni mu mwanyi wanjye, mu mwanyi mu cyacyo. Kera bari tegeranye utugiye kumwana naye. Yes. Kera bakataga amaraso noti ku kiganza hano ku nda, bakisharura nawe ukisharura, ukanywa yanjye nawe nkanywa yawe, maze tugashekinga hands tukavuga ngo turamwana. Mu muryango we n'uwanjye kubera ko twamwanye, iyo sano babaga bafitanye ntawahemukiraga undi mu binyejana n'ibinyejana. Iyo hari wakoraga ibyo, iki gihango bakoranye cyarabahamaga cyangwa cyarabasamaga. Ibi rero tugiye kwibuka ni igihango twagiranye na Kristo. Niyo mpamvu iyo wari umukristo ari kugira undi nabi cyangwa mwifuriza nabi, muzamwifuriza nabi, mujya munishimira n'imigisha y'abantu. Umuntu nagura ikimodoka cyiza umubwire uti congratulation timani muri umugisha rwose. Umuntu niyambara neza uti wambaye neza, ariko nawe uri kwibona nyine kubera ko kantu Imana ikuzamuye, sibyo? Nta guhora. Ndenda gusoza. Pawulo yarabivuze ati guhora n'ukwanyu niko Uwiteka yavuze. Pawulo avuga ati nimwihorane, guhora n'ukwanyu, ahubwo umwanzi wawe nasonza ugire gute? Gaburiye. Pawulo yavuze ngo nagira inyota umwicango uzabugize gute? Umurunzeho amakara ku mutwe. Burya iyo umwanzi wawe utamugirira neza aguma guhirwa, akagira n'imbaraga zo kukugiriraho. Ariko iyo umugirira neza abura imbaraga zo kukugenda, ukajya umusuhuza. Yesu ashimwe. None wari ese ufite icyo ufite akazi muri iyi minsi, uzanzakugira neza. None wari ukabafasha. Birya bineterariza imbaraga y'ububi umurimo. Nibyo muri kubyumva? Nababwiye ko turiga nta hantu muragiye umunsi. Gatandatu, kuba maso. Harimo abasinziriye. Bwira mugenzi wati ukwiye gukanguka. Ukwiye gukanguka. Uri usinzira nabonye nuri mugurite kanguka, ukwiye kuba maso kuko buri gihe cyo kwiba. Yesu yarababwira ati agaruka bari noneho asanga abigishwa barasinzira. Avuga ati ariko ntabwo mukwiye kubana amaso nanjye, mube maso musenge. Matayo 6:40 musenge mutajya hehe mu moshya.
iyi ntumwa ziza gusenga ntabwo zari kwihakana Yesu. Murabizi barya abahungu ba Saduraka ba Meshaki na Abedenego babaye maso ntibarya ibizira bituma bagira imbaraga zo kuba mu muriro. Ni nacyo gituma basanze Yesu mu muriro. Basanze Yesu mu muriro kuko iyo Yesu abasanga mu muriro barabatwitse. Babaye rero maso bituma bagira ziriya mbaraga. Ibintu mwirwa muvuga by'agahamo, mwirwa muvuga bya dimanche, mwirwa uzaba watsinzwe n'ikigeragezo cy'umuntu wakuvuze hano, wowe uhagarara imbere ya papa n'ingabo ze. Wananiwe kubwira umuntu wambuye uti anigere nabyibagiwe mwanjye wawe nambuye 50 nabizi narabyibagiwe. Witegereza kugera mama uriya bataraza namugurije ariko yanyamwe hari igihe ataraza yabyibagiwe. Gira umusaza ubwira uti uribuka ko amenshi barayibuka, amenshi barayibuka, ariko yari tutizanye hano niza vema niza sena harya ntabwo tuyibuka. Kandi tubiwagiriza ngo no kwizera ko yabana yawe. Niba hari umuntu ufite ideni mbere yo kujya kwifungura tugiye kozanya ibirenge mu kana ugenda umubwira uti none wane nzakwishyura buriya ntugire ngo narakwambuye rega buriya ndacyashaka. Agire peace of mind, agire muri we gutuza de kugenda batikara kayamuje kuba maso. Ngeze ku cyane kwihangana. Yakobo 12 avuga gute hahirwa umuntu wihanganira ibigize gute ibimugerageza kuko namara kwemerwa azagira gute abasomyi bagera azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amagambo twahereyeho aravuga ngo dutumbira Yesu wenyine ko ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Uyu Yesu yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Ibihe byishimo Yesu nubwo bamuciraga amacandwe ariko yararebye abona izina ryanjye, abona nzamukurikira, abona Faranzo, abona Yohana, abona Benuva, abona Timote, abona mwese. Kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere bituma ajya ku musaraba. Haleluya. Rero ni mwihangana. Hari abantu bari mu bigeragezo igihe urya ifunguro usaba Imana uti dore ndi mu kigeragezo. Hano bari mu kigeragezo cy'abagore babo, bagore rwose mu kigeragezo. Hano bari mu kigeragezo cy'abagabo babo, abagabo batumva uzu bibereye mu muhanda gusa badataha mu rugo. Umukristo rwose uretse kumwe ati wanyigiye umugabo akajya ataha. Ntabwo muvuze izina ariko rwose kuhanya kibuwa abantu yigiye rwose akajya ataha rwose. Korera kasha ariko unatahe dore Disemba iragoye, harimo uduhungu hariya tureba ukuntu bishobora banteye amabuye kandi ntwara cya kintu kinini hariya ibazira kuntera amabuye. Ese gerageza abagabo bene abasore, urugero mukunda mu Imana ni rwo rugero rugaragaza uburyo muzahagarara mu gerageza. Muzamukuruka abona bwiye mu gitondo ntabwo ujya kuri church ugenda gutya muvuga story oya, ugenda kuri church agenda gutya uri kumva agenda yihuta. Ntabwo ujya kuri church oya kuri church agenda yihuta atera igitambwe ati gahunda zirarangiye ati nasanga bigize uwagenda ahangayitse. Mwebwe n'igihe ukerera uri muri parking burya agahinda kaba kanishe. Iyo usanze muri kuganira mukubitana udushyi genda bari agahinda kabuka kakanyishe. Nazaho n'abative bahe mudivaza kuri church yihuta avuga ati shujya ku isabato nasanga rirangiye, amigisho nasanga arangiye, indirimbo ya Jasper nasanga yise yihuta. Igeze hariya ugiye ku modoka imwe ugiye no kuyindi ugiye no kwa kamandazi
Natasha ngo winatari no ravuye Kigali uno nta kintu wazanye nawe uvuyeyo ngo amatwinzi nawe uragiye ahantu hari ibyo barahaza urongera bagenda sino naho nta kintu wazanye guys please mugerageze mugire umwete mu bintu by'Imana. Haleluya, amen. niba uri mu gihe cy'ibigeragezo ntabwo nzi ibyanyu wihangane, ndagira ngo ubwire umuntu muri kumwe umubwire uti hangane. Uyu Yesu yabihanganye ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho kumwabara yacu nayikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa n'agahitamishwa nawe. Muririmbyi w'umudivare aririmba ngo ibihe by'imibabaro twese biteyagahinda byose nabitwitambari Yesu ari bugufi. Niba byose bitwitambari mpagara dusenge byose ufite uburwayi ufite ibibazo uvuga uti uko urya umugati uko wampaye amaraso igishushanyo cy'amaraso mwami ndabigutuye byose muture Yesu amaganya yanyu uyu munsi byose nabituye Kalvari Yesu ari bugufi byose nabituye Kalvari byose nabituye Kalvari Yesu ari bugufi. Igihe urya ifunguro uze kuvuga ati mutima wanjye urababaye, ariko ubwo uti humura Yesu yaratupfiriye kandi yarasutse. Haleluya, mutima wabaye cyane humura witinya byose nabituye Kalvari Yesu ari bugufi byose tutuye Kalvari byose nabituye Kalvari 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 byose nabituye Kalvari Yesu ari bugufi. Mwami Yesu Kristo turagushimye n'uhabwa icyubahiro, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu tugirira n'uhabwa icyubahiro, tugushimiye ko hari imbaraga iri muri wowe. Byose rero tubituye Kalvari. Hari abafite ibigeragezo bitari bimwe, abo turabakweretse. Hari abafite uburwayi butari bumwe, abo turabakweretse. Kandi mwami ubwo tugiye kwegera ameza yawe dukeneye imbaraga yo guca bugufi, dukeneye imbaraga yo kutakora revenge kuba tugiriye nabi, ahubwo tukabakunda. Dukeneye kwihangana, dukeneye iyi mbaraga yo kuba maso ubitubashishe mwami. Ibigeragezo dufite bitandukanye, buri wese ku giti cye uratuzi, byose turabigutuye, byose tubishyize ku birenge byawe. Wewe watubambiwe ku musaraba, tubizanye i Kalvari kuko wabitwikorereye. Utwakire mu izina rya Yesu, amen.